none se kuki zitaryana nk'ubu nta urazitira ngo ntimugire umuntu turashaka no kugira ngo nawe abone ko n'ibisanzwe bizi ko yabihakanaga ariyo mpamvu nifashishije ubushobozi bundi budasanzwe bwo nifashe n'umuganga ibimenyetso namwe murabireba none se bandagaje umugore mugenzi wanyu gutya mwumva bitateye ikibazo sozi ku mihanda nkuko bisanzwe muri minsi ngira gutya nkikoza ku muhanda nkagenda ndeba ibintu biri kugenda bihabera nizere ko subscribe n'ubundi aribwo buryo bumeze neza muri kwifashisha kuri Dream TV kugira ngo amakuru yose ayo nkura ku muhanda ayo nkura ku bantu bansuye kuri field aho mba nicariye ibintu byose bikomeze kugenda bibageraho kuri gatanu mbere y'abandi uyu munsi ndi mu misozi ngira ngo uri kubona mu misozi miremire nibereyemo aha ni igicu kiba kitoroshye nje nirukanka bambwe ati ibintu biracitse ubwo natambukaga hafi ahangaha nabatireka ngireho ndebe uko ibintu byabimeze mu minsi abantu bari gusebanya no kwandagazanya ariko abantu muri guhemuka ibintu birajya bibabaho ntago baransobanurira neza ibiri kujya mbere ariko reka nifuje kunyaruka ngungere ndebe ndi bugufi aho ndi kwerekeza ngo turebe ibintu biri kuba bambwiye ko niba nabyita bitangaza niba ndabyita uburuzi niba ndabyita iki nabuze izina nabyita ahubwo mukomeze mukurikire Dream TV tugire turebe ikijyambere turebe uko bimeze ibindi byose mwe bimuraza kubyibonera n'amaso komeze mukurikire kabisa ni Dream TV check out ubundi dute tumenye ukuntu gahunda zose zigiye kujya imbere ibi bintu bampamagariye twabyizera habwo reka tugire turebe ko atari bya bindi byateye byino minsi by'abantu babeshye mwebwe muraza gukurikira mushungure murebe nanye ntago ndabimenya neza inzira ndimo nerekezamo yo ndayirangije singeza tumwe ni muri uretse yuko namufashe turebe yewe mugabo waramutse hano ni kwande ntabwo ari wanjye byagenze afatiye mu cyaha cy'ubusambanyi twari tuziranye hameze nabi ni mugire kahonza wera kahonza wa mugabo ukoze ibikira mbona nakubwesha nakubweka wumva muzongera kuvuga ngo ntabwo musambana none kandi ufashwe kimwe rimaze gufungura reka kubera nzagufata ngo ntusaba singufashe kujyane sharekesha umuntu agira abashari bangahe
Nandaya. Ashigenda. mu cyumba cy'umukozi ariko mu nzu y'umugabo wawe. Okay. ubusobanuro bigiye kugenda bikinguka Nabonye nzakubona. Kigiye gukurikira uyu mugabo twavuganye yuko akeneye kugira ngo amenye ko umugabo amuca inyuma ageze hano yanga kubafungurira. ariko si ubu murabona mutari gusenya ingo z'abandi Ntabwo ari ukuzisenya Ari gusenya n'abandi. uri gusenya Gusenya ukari uyu ngubu uyu mugabo yarafitanye amasezerano hari amasezerano yagiranye n'uyu mugabo. yuko biragenda bite rero Twagiranye amasezerano yuko atagomba kumwirukana, agomba kumuha imbabazi kandi uyu mugore nawe atazongera. umuntu wese muze Bo bari banze gukingura niyo mpamvu nanjye uyu mugabo yampamagaye ariko yanze gukingura yarampamagaye gahunda nagiye kuva ndi kure bampamagaye mu masaa moya na 40 nari ndi kure banze gukingura nibwo nise ntegeka zino z'ikizingo zibafatiramo none ubu ushatse ntiwazitegeka zikaba bajya zamwica kuzitegeka aka kanya ahubwo zigende byarangiye niba ushatse ntiwategeka zikamuriza zikamwica babikora nacyo ya twabivugana aho ugira icyo ukora ese umugore wagiye izi hari ikintu abantu batazi ntabwo izo ni inzuki wakipfukuye yabikuma ziri gukuruma kandi bamaze kurya rero nese tubwize gukora ibintu uri umusaza yaguye muzere umugore wawe ibita mwitaho mpaye nguha. yaguye ngaho uyu nguyu mwajyamana Yaguye ngaha. Oya kuri konti hari hangaye singuca amafaranga kuri konti konti ntuza amafaranga. cyangwa muzaye ko utazi kwita ku mugore mu Rwanda inzuki zawe Ni ingeso y'ingeso amubaza. n'ingeso Ni ingeso amubaza nta kintu abuze. Konti iriho amafaranga. Ibi byo birahari. Amafaranga imirimo irahari. mazara mugira ibanga wa musaza Nyine ubwo byarangiye byiza. bo bari banze gufungura nanjye sinarindi hano hafi nta kintu nabuze mwanzura kuko beretse guhagurutsa izi nzuki ngo zize zibafatire mu cyuho muga nta bintu byize mutaza kuzinyura none izi si inzuki ntabwo byizere mutaza kurya kubyohereza aho ugiye okay none rero ngiye kuzitegeka zongere zituruke kwanza jyewe ubwanjye ngiye kuzitegeka kugira ngo mwemeze ko ari ingenzi itegeka zimuveho zigende zimuveho zinjyeho nzijyana aho ngomba kuzijyana reka twigendere tutazidushyiraho rero ntabwo ndazibashyira tuba dusohotse ariko uriya mugore uri kwihisha umandana uzi tuganirize nawe umudamu simva tutavugana. Ese ni kimwara. ukora ibyanira ntabwo uzongera okay ntuzongere niwongera uzapfa nuramuka wongera uzahita upfa okay si wowe bari banze gufungura kamera mukiri uri umugabo ugenda ashaka kumubaza ntabwo iba ari uburozi ziri imbaraga zidasanzwe ari ubuvuzi bavuga ko ari ubupfumu icyo umuntu atazi akita uko ashaka edayiri aba iyo bemera gufungura kubera bano bantu bari bari hano nta nubwo njye mba nakoze ahubwo nanjye sinari mpare hagera uyu mugabo ibintu biremewe ibi biremewe biremewe ari abapira kawe hindukira ndebe ngo ndimo ndabona aho mwafite ibyangombwa none babanze ko bari siriva umuntu ashaka kwibaza uburyo ubikoramo uburyo ukoramo indwara iyo ari yo yose cyangwa ufite ubundi buryo ukoresha kugira ngo ubashe kuvura ndajya mfite uburyo nkoresha bw'imbaraga zidasanzwe urabona inzuki zibakuyeho zishyize hariya zabavuyeho urabibona yagiye kuzivana hariya nongere njye nzishyireho zikujyaho zinjyeho njye zijyane inzuki zisanzwe bivuze ngo uzikoresha icyo ushaka zikoresha icyo nshaka none ku muntu utari mu rwanda wenda uri mu mahanga ubikora gute n'inzuki uzohereza hanze umuntu yakibaza uburyo ushobora kubikoramo ukoresheje inzuki ngo umuntu tutari kumwe akenshi yifashisha ifoto ye noneho nkabona gutegeka ibyo ndategeka ukoresheje inzuki nakoresha inzuki nakoresha imbaraga zanjye zidasanzwe biterwa n'ikibazo afite hari n'imiti ufite yaba ari iya gakondo ikoresha itari inzuki hejuru ndayifite uraza kwitereka hanze ndayireka niba bikenera abantu benshi barazi n'ukuntu nsanzwe mvura barabizi si ubwa mbere abantu bambonye amatsiko mwari mufite nyiramo rero ngiye kamera mpungire za zitanu zirunze mwana ahantu zirunze ntugire
none se kuki zitaryana nk'ubu ntabwo zaryana njye zikazitegeka urazibwira ngo ntimugire umuntu zibwiye ngo zikurya zahita zikurya nanjye bityo nibwo bwoba nagize njye nzibwiye ngo hazagira umuntu uza afite umujinya w'umuntu ndetse nzibwiye ngo mugende mu mumfatire ntarenge metero 3 wumva ntabwo yahareba uretse abantu muri ino minsi banga abandi nta kintu bapfa sibyo iyo nkaza niba hari umuntu duturanye ko ntashaka iterambere rye nkamugirira umujinya nkaba nakwifashisha ubwo ntiwamuhemukira reka mu buvuzi gakondo nta kurengana kuhaba umenya gute ko nta murenganyije ndabanza ngasuzuma njyewe ntabwo nakwizera ibyo umbwiye ko ariko kure njye ndabanza nkareba ibyo umbwiye se nibyo ariko nk'aba nta nubwo banahakana kuko barafashwe ibibazo by'ubusambanyi ko byeze muri ino minsi rero nkaba mbona mugiye kujya musenyera abantu mubatamaza si ubu ntabwo ubusambanyi ari ubwa none abemera gikirisito bahamije yuko nta urukiri rukunzengurukaho cyane ubusene rw'iyizire no ku bwa yesu barasambanaga ngo bigeze kumujyanira umugore wasambana si ibyo uzi ukuntu yababwiye yaranamubabariye niyo mpamvu n'uyu mugabo agomba kubabarira umugore muganga arasenga ko numva azi na bibiri mbese muze kirabwo n'umusaza mwanze muze kabiri urumva umeze ute hanyuma rero uramwandagaje ntari kumwandagaje turashaka kugira ngo nawe abone ko nari nsanzwe mbizi ko yabihakanaga ariyo mpamvu nifashishije ubushobozi bundi budasanzwe ubwo nifashe n'uwo muganga ibimenyetso namwe murabireba ariko yemeye gusaba imbabazi nk'uko yungura bivuze ati yesu yatanze imbabazi nanjye ntari ngomba kuzimuha muze ndabona uri mukuru uzi ko ibintu by'ubupfumu noneho mbye nabyo nabyemera bibaho ariko bibaho rwose mbese kugira ngo nabitabaye namuzi ibyo akora si byinshi nayo isanzwe ese murasubira nasaba imbabazi rwose nta kibazo nta kibazo ariko uramuhamya wa muntu n'abandi bose barebereho yongeye bwa kabiri twahita dutandukana burundu ese mu rugo muri gahunda zibasha buriya siyo mpamvu yabicuma akata bitayana rwose bitayana ni ingeso rero yabasha umuntu ni ingezi aho sita kigoma kimanyemo ase mwamusohoye cya kigoma kimore mu nzu ahubwo nanone kasasoma kasigura muganga ese umugore wawe yanze kwigaragaza wansure iki kigabo umuntu bayo ntacyo kibwa ubuzongera sha uzimwegereza yongeye kuza umukuru aho nzijyana izi kizajya n'umuryango wo ku gikuta urazikora ku gikuta uzimwegereza ndazikora ku gikuta mpite nzishyira muri kano gakapu nzishyiramo cyangwa nzishyire urazitwara mu gikapu mu gikapu izi ngenda zitegeka izi ngenda ibyo nzitegeka nshatse nazibwira muze twigende mujyana mu gikapu mujye mu rugo ndabasangayo mumfatire uyu muntu yahindutse nta hantu wazicikira umugariro w'inzu hari umuntu muri mu ruki rwariye muvugisha ukuri n'abaturage ari uwo rwariye muri mwari mu ruki rwariye bajya kumuvuza izi rero zizajya intege kandi ari inzuki zisanzwe muga wenda turimo kuvugana ku musozo nagira ngo nta kibazo twaganira ibintu by'ubusambanyi inaha biramenyereye ewe bibaye bwose none se iyo bandagaje umugore mugenzi wanyu gutya muba mwumva bitateye ikibazo oya ko ni byiza ko abaganga baraje baje barabandagaza umugabo nawe yasambanye biriya babimukoreye ingoda inyuma atagukunze ntabwo yaguca inyuma agukunze wamubabarira ari wowe namubabarira ariko nuko yasaba imbabazi kuko guca ni kuja ku karubanda rwose ibintu si ubare cyigisha oya ntacyo bitwaye rwose burya abanyabyaha bakwiye kuja ku karubanda ese naho hari undi muntu wakora ibi nyine baje babonye gutya ntabwo babyongera sinzi nyine ni mu isi yose nabanje kugira ubwoba nzi ko izi nzuki zakicumura ari zeni ingufu cyangwa zeni imbaraga zabo none uriya mugore katagize uko ari uriya mugore n'izi n'isoni n'iby'amoko byamukoze ziriya n'isoni n'isoni ntabemera muvugane cyangwa ndamwinjira mu mushe yisutse madara wari umugabo yagiye
uzi kuvugana n'abana no gusambana icorosha ni iki abavugishije ra wabishubuje tuvuga se bakiranya byiza turavugana nta soni ngo basikure ariko mvure tunakubura iki cyamenye kiba bidanje yakubahiriye ubusobanuro bw'uyu mudugudu ra kikuba yuzuye abantu hari abagore hanze twagusaba imbabazi urumuri ndazirwaho ariko kandi nyine umenye ko nari ntushi namenye ko ntushi nakubwiye nti inzira ngenda ni nyinshi nzagufata nkoresheje ubuhanga n'abahanga turi wese none se uraryama kugeza ryari ntabwo urabyuka vuba ndabyuka ariko abantu bagiye ufite isoni se isoni namwaye cyane reka twigenza gusa n'abatuje mu bacururutse se tangiye gucururuka ndagira ngo tubwire kuba wavuze ati reka ndeke aba banyamakuru babone ibintu maze igihe bivuga nk'uko nabibabwiye akabura ibimenyetso byari byazanye amakimbirane menshi mu rugo ndetse hagati y'abana bacu hari harabonetsemo bamwe bakajya ku ruhande rwa nyina bati mama ari kubeshwa bakajya ku ruhande rwa nyina babonaga ibintu biri kuba mpamvu nagihisemo kubigenda biganiza umwe inshuti zanjye arambwira ati nge nzakuranye nimba kandi nabyo niba bikora nabyo bizamenyekana nuko yampuje na muganga rero ubwo muganga turahura ndabimuganiriza kumenya uko byagenze uko bimeze yamanimanya kanimero biriya byanga byakunda ati igihe bazaba bari gusambana ati nzabimenya baturanyirira ubuse rero bizanye n'abategesheje bati nyaboneka uzaboneka mongeye kubona kire ubwo nuko naje kumenya abaturage bambaye naje niko naje ndavuga nti ntawe najye wongeye nyine kubita itazaba nk'inkuru wenda by'amagambo tutanifashisha namwe abanyamakuru kugira ngo namwe muhagire murebe ko ibintu bimeze ko ari bikuri ryari bihakanye byaratsembye rwose byararangiye ngo igikuba kiracitse nkagira ngo n'umuntu ufashe ariko nakira aho kugira ngo umuntu asambane yakwiba birabira mwaje kure tutakwiba umuntu ufite abana bakuru utagize ikintu abuze ariko ugasanga yishize ku gasozi ugasanga ni inda y'umuntu ukuze kuri uko ugaragara urabona ko uri umugabo ukuze ndetse na madamu nuko tusamanye ariko uko biri kose nawe agomba kuba akuze wowe ntabwo bikugaragaje muri rubanda kusebye ko umugabo kuteje nyine umugore w'abantu urabona ko abaturage bari bahuruye wowe ntabwo biguteye ikimwaro kuba umugore wawe yasambuye akamukira ku karuhu n'ubundi byari bisanzwe bizwi nabo bari basanzwe babizi ayo nabo bajyaga bampa amakuru ubwo rero bakabihakana ariko ubu bibaye ngombwa ko ibyo bambwiye n'ibyo bari bazi bibaye noneho inkuru ibaye impamo ubwo ntazongera kubihakana n'ababikekaga ndetse nibo bo bajyaga bavuga ngo ni kubeshyira umwana wabo biragaragaye ko ibyo mvuga ari ukuri koko ikinyoma kikihagaragara ku bijyanye n'uburyo wumvikana n'umuganga wenda ntabwo bitureba ariko umuntu yagira amatsiko uburyo mwumvikanye cyangwa se ikiguzi wamuhaye kugira ngo agufashe kugira ngo nawe dukurikiye bumve niba wenda bihenze cyangwa bidahenze cyane ubwo rero watubwira uburyo bihagaze kugira ngo yagukurikirane muganga we ntabwo nabivuga ngo wenda twavuganye iki ko yambwiye ati ngewe nzagukorera nzakubwira wenda uko bizagenda ntabwo ariko ngo bafashe abantu bati ngiye ngwino mbanze ngukorere umuti kuko abantu biga abantu akavuga ati genda ngukorere ibyawe hanyuma uhigurire ntabwo namenye ko cyazambaza ntabwo nta kintu yigeze nce isakisara cyose umva rwose nakimuha icyambaza cyose nakimuha kuko ibintu bigiye ahagaragara kandi ubu nanjye mu mutima wanjye ndatuje bigiye gutuma mbana niwabo neza bavuga ko umwana wo mubeshira ikibazo nagize ibi bintu bizasenya nyinshi abantu barega ngo nawe bizagira ngo muri isabire usanga rero niba ugiye guca inyuma uruhande ku mugore njyewe numva mukuru nabagira inama yo kwenda bajye bagira ibanga njyewe mpamagara bari akazi nyine mitatu ndabigaragaza nyine ibi bintu byo byari bimaze ureba kugira ngo hagati y'abana bahazemo amahara kubiri hejuru ya nyina ariko ubu abana bose bari ku ruhande rwa nyina bose ubwo bagiye ku ruhande rwa twembi nanga se ku ruhande rwanjye ubwo rero ukumva ko ari no ku ruhande rw'ababyeyi be n'abasaza be bavuga ko mbeshera umwana wabo ubu bose bamaze kubona ko ibintu binavuga ari ukuri muga
ngiye kukubaza ikibazo ariko mbariza na rubanda bantumye ndetse mfitemo n'umuntu wakuntumenye uyu munsi. Bahari bivuga yuko akenshi ibintu mukora hari abantu benshi baduhamagara tubwira ati kanaka twaravuganye tuvugana amafaranga ntiyongera kunyitaba cyangwa ntiyamvura. Ni ibintu bimaze kuvugwa kenshi wenda aho ndahagaze nahigereye ibyo abantu bamvugisha mbabwira yuko umuntu tutibonaniye nyine utandenganya. Ibi byo bikoze ndeba. Hanyuma wowe abantu bavuga yuko hari abantu batanga amafaranga ntibabavure cyangwa ntibabakore ibyo babijeje. Ku giti cyawe ku buvuzi bwawe wewe mwawe ubwawe ukora gute kugira ngo abantu bashe kugira icyizere? Nebyo nanjye hirya y'ejo hashize ibyo bintu narabyumvise. Umuntu arambwira ati ambwira ikibazo gisa nk'icyo neza ariko mucyo naje kubutahura birashoboka kuba hari n'abantu biyitirira ko bari kuvura batari kuvura. Gusa sinahita mvuga ngo babikoze gutya ni ba runaka nanjye menye ubundi byaje gute n'iki. Ariko ikindi cya kabiri njyewe ntabwo ndahura n'iyo kesi. Mbere yuko njye ninjira mu kuvura umuntu mba nabisuzumye. Iyo mbonye ko ntamushoboye mpakanira bicyari kare. Iyo mbonye mbishoboye ndakomeza. Iyo mbonye we yibeshye ko ari kwivuza afite ikibazo cy'indwara ya gakondo atari gakondo nabwo ndamureka. Yego nayo cyaje kugaragara birashoboka kuba hari abantu biyitirira ubuvuzi kuko jye wabimbwiye yanabimbwiye turi kumwe. Urumva twaganiriye byinshi bigaragara ko hari nk'abantu biyitirira abavuzi atari. Ngaho wabwira ikintu abantu bakunda kugana abaganga cyangwa abavuzi gakondo ukagira ikintu wabwira ku buryo bamenya gutandukanya umuvuzi gakondo wa nyawe ndetse n'utarwanya. Kuko urumva we niba uvura hari undi ukwiyitirira hari undi uvuga ko ari umuganga kandi atari umuganga. Abantu bakurikira cyangwa bifuza ko mubafasha batandukanya gute umuganga n'ubabeshya? Mboge ntago ndahwema kubivuga. Bari gihe iki kibazo njya gisubiza mu ubu buryo. Umuntu uzaza kwivuza iwanjye turi kujyana akampa amafaranga ye simuvure azagaruke nyamusubize. Ari hanze se wayamuhereza? Ari hanze ubundi mbere yo kuvura indwara kwanza umuntu arasuzuma. Iyo usuzumye ugasanga utayishoboye uramuhakanira? Ndamuhakanira byihuta. Ahubwo rero umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye cyangwa muzehe igishakira mu bitaro bya kizungu bino bintu si bya gakondo. Niba mbyumvise neza ubwo rero hari nkuko muvuga ati twe turabavuzi ba gakondo ngiye nkunda no kubita abapfumu cyangwa abarozi mbona mukora ibintu biteye ibinteye ubwoba mujye mwihanganira kubivuga gutyo. Ariko ndimo ndiba bakomeje uvuga ati iyo nsanze ntavura ibintu ndabigenza gutya na gutya. Ibyo ari byose numvise ushobora kuvura nk'ibintu byinshi cyangwa se ukemura ibintu byinshi wabitubwira wa mugana usanga hari n'abantu bavuga ati ko tubonye ibyo ubwo ntihari n'ibindi. Ndwaye iki yakimvura? Yego indwara ubundi za gakondo zigira ibyiciro bibiri ariko mu bundi buryo ni na nyinshi ariko uburyo bwumvikana buri clair zishobora kuvura. Reka tujyane hari zituruka ku myuka bategeka. Hari n'indwara zisaba ko umuntu agira icyo akora kugira ngo agire ikintu kibi kikubaho. Hari n'izo umuntu ategekesha umuntu we. Umuntu akaba yagutegeka ati ibuture mu birometero 500 nigashoboka. Undi uzafata akana kaza kahashyira wahanyura kabirarangiye. Ubwo urumva abo bantu batandukanye. Noneho indwara buriya zisa nkaho ari nge mukamo wazo. Indwara bategeka. Umuntu akategeka indwara ikakubaho uri Burayi. Bihuherana. Bivugwa umuntu akabitegeka bikagufata uri muri Amerika bikagufata uri mu Budage bikagufata uri mu Buhinde bikagufata aho waba uri hose aho nabo yabitegekera hose bikakugeraho. Bijya okay niyo wabivuga gutyo ubwo nabyakira gutyo ariko sibyo. Nizitegekwa kugira ngo binogera abantu kubyumva neza. None nk'iyo umuntu yibwe wagaruza ibyo yibwe? Iyo umuntu yibwe ibintu byinshi barakubigarura bitarengeje amasaha 9 babyibye. Amasaha 9? Yego. Ariko reka nanone nkomeza ashobora no kurenga ariko bikiri mu maboko y'abantu babiri cyangwa batatu. Reka hano nkumvishije nshaka kuvuga neza. Urugero umuntu akwibye intama arayibaga
iriweho n'abantu 30 ngeyo nohereje imbaraga zanjye b'abantu bose nsanga ari ibisambo none se ubwo 30 no ubwishyu bwafata abantu 30 no kujya kugura indi hene wahitamo iki niyo namagira abantu ariko ikiri mu maboko y'umuntu umwe niyo yabimaze iminsi 7 nayifata ariko bamaze kuyisangira gutyo byagenze neza nzira bantu bose baba ari ibisambo kandi nabyo urabibona ukavuga ati intama yawe ndabibona nkakumwa gusona nkavuga nti nubwo bayibye dore bayibye hari ku mugoroba ariko dore yabazwiriweho n'abantu 20-30 ariko icyo gihe afite ubushobozi bwo kubakurikirana yavuga ati okay aramutse ambwiye ati noneho ngewe mfite bisabwa byose atitaye ngo nubwo ari ihene 100,000 bari mu bice miliyoni 6 akavuga ati genda bashaka nahita ndamuzana direct hari abantu bibera hanze bakunze kura n'ibibazo nk'ibi by'uyu mugabo we nabyo gucana inyuma cyangwa se ngo umugabo wanjye bamutwaye cyangwa umugore wanjye yahukanye nshaka kumwikubira hari utubazo two mu ngo dukunze kubaho nk'utwaye kuri uyu mugabo abari hanze bo dusobanure neza wavuze iby'ifoto ariko ntayisobanuye neza niba ari ifoto uyikoresha gute iyo miti nimba nayo ujye uyikenera imiti uyikura he kugira ngo ubashe kuvura nyine byimbitse mbona kuvuga ngo icyo warumbajije umuntu tutari kumwe hari uburyo ngeramo mbafasha kandi barakira wenda bazabona iki kiganiro n'umusibe ejo hari abantu twari turi kumwe wanjye kandi ndakeka ikiganiro wenda bazanakibona abantu bari hanze mfite ukuntu mbafasha nifashishije ifoto yabo kuko burya ifoto y'umuntu niwe muntu nyirizina abanyarwanda kera bahatarabaho gufotora baravugaga ngo ni umuzimu wa runaka icyo muri kucyumva nta umuzimu wa runaka ni ikintu gisa nka runaka buri ifoto yanjye reka we nkureke ifoto yanjye ni umuzimu wanjye cyangwa ninjye rero iyo mbashe gufata kubona ifoto ya wa muntu buri muntu mba mufite mu biganza imiti uyikura hehe imiti iva ahantu henshi hatandukanye hari iyo dukura muri Congo iyo dukura muri Tanzania mu Uganda cyane cyane nk'ubu hari imiti dukoresha nk'uduhu tw'intare cyangwa byakunda mu Rwanda zihari wazibara utifashishije ibindi bihugu ntiwarubona twebwe urugaga cyangwa abavuzi gakondo baba baziranye mushobora kubanza umuntu wa Tanzania wo muri Kongo nzi ambwa ni hani wanyu haboneka umuti umeze gutya na gutya muri Kongo haboneka umeze gutya na gutya tugatizanya amaboko so ngira ngo nta bindi byinshi giyewe nakomeza kubaza ndumva hari ibyo mukoreye aha ngaha ku Karubanda uko ni ibyo dukurikiye iburyo nabibonyemo ndumva na reka ngitsoreza aha ngaha akantu kamwe nshaka kubaza muganga akantu wavuze ngo urabanza ugasuzuma gusuzuma wishyura boherezeho gusuzuma nimba gusuzuma bayohereza abarangahe kuko hari abantu badukurikira bashaka kumenya ngo uriya muganga nifite nimero ze ndaba wenda afite amafaranga nayo yo kunsuzuma cyangwa se ndishyura nyuma yo kunsuzuma uburyo nyine bwa fagitire wowe ugufata gute cyangwa biterwa n'icyo umuntu yisuzumisha nshaka kungarurira kuko ni indwara ntizingana icya kabiri n'amafaranga aratandukanye bikanaterwa nanone ubushobozi ufite we ku giti cyawe kuko abakama baba babireba bikanaterwa n'aho uri niba umuntu ari muri Kigali hano urugendo rw'isaha imwe cyangwa iminota 30 niyo nakoherezaho imbaraga zanjye urumva si bizaba nkaho nohereza umuntu muri Australia cyangwa he nawe urabyumva yego rero umugabo wakoze cyane kudusobanurira byinshi bitandukanye ngira ngo nadukurikiye babyumvise hari abantu bifite tubazo twinshi abantu menye ndumva ndi kumara iminota ariko akanyuma hari abantu baguhamagara bakakubura kuri telefone sinzi nimba uzashaka undi muntu gufasha telefone n'ubu hari umudamu wambwiye ngo nze kukureba araguhamagara ntiwitabe ikintu kijyanye no kuzita amatelefone hagati yawe n'abakiriya ngira ngo wakigaba iki kintu ntabwo ari wowe ubivuze n'umurwayi burya yarembye aba yumva ko ahamagaye bahita umufata ariko mbere ya byose kuko nemera ko bibaho ndi kubasaba imbabazi kuko burya umubyeyi acumura yicaye noneho telefone yo ushobora kuyihamagara nanjye ndi kuyivuganiraho na runaka ntibishoboke uba bari kumpamagara nkasubiza gutya turi kuvugana nawe akeneye ko muvugisha nabyo birashoboka niba umpamagaye ukambura nyandikira message ninza kuyibona naguhamagara wimpamagara rimwe guhite wumva urambiwe
biranashoboka ko wenda hari n'abantu baba bashaka kunampamagara no mu kanya kari buze. Umuntu washaka kumpamagara kuri nimero yanjye 0789 ndasubiramo 0799 iyo ni nimero ya mbere. Muga turagushimiye. Inimero ya kabiri 0792 56 76 izi nimero zose ziri no kuri WhatsApp. Ushobora kumpamagara wambura ukanyandikira eho nabibonera naguhamagara cyane. Muga turagushimira reka tukureke ndetse tukutureke n'umusaza bayi rero tureka dutahe natwe tutakure. Mugire urugendo rwiza bwa nayo makuru muyajyane ni Kigali mwumve ko babicikeho badamu uje mwagera n'inama.